Play by TS Car. Murakaza neza, tugiye kureba uburyo ushobora gufata ekuteri ukayishyira muri ampuri yawe mu gihe modire yawe ishobora kuba yagize ikibazo, cyangwa ufite radiyo itajyamo modire, muri za radiyo za mbere zakiraga n'iputi gusa. Kurikira videwo urebe uko bigenda, ubundi nawe uzabashe kubikora utarinze kujya kugura modire, ahubwo uhere kuri headphone yawe uyishyiramo cyangwa se bluetooth. Reba videwo neza irangize, ndabizi abenshi barambirwa vuba, ariko ufite icyo ashaka aricara akarambye. Ni nk'ibisanzwe narimo mfungura amaburo aho ngaho yampurese, aho si ngombwa kubivuga ko biba byagenze, nawe urabirebesha amaso yawe. Nyabona ibi hari igihe umuntu ahura n'ikibazo ugasanga modire yiwe irahiye, kandi afite amahedifone yarunze mu rugo n'amaburutufu, ugasanga ugiye kugura indi modire. Hera kuri iyo ngiyo, kuri ibyo wabitse bishyira abatekinisiye, havamo bizima, havamo ibizima rwose, utarinze ugura indi modire. Ugiye kumbwira ngo ntiwayishyiramo, kuki ufata radiyo se ukajya kuyikoresha? Ubwo rero ujye ugura inda kugira ngo ujye gukoresha. Iyo ni cagi mfashe kugira ngo tuze kuyihuza na headphone yacu, kubera ko ntabwo twashyiramo batiri itazaduteza ibibazo. Dukoresha cagi mu buryo, kuko cagi nayo iba ifite volte 5. Murabizi ibyo, abatabizi babimenye, cagi bigira volte 5, kandi amahedifone, amaburutufu yakira volte 5, niyo turi bwifashishe. Iriya cagi turaza kuyihuza na hedifone. Aho ngaho naho twahuje imigozi yacu ifite umuriro w'amashanyarazi, tuba tugomba kuhafunga kugira ngo hatazateza sirikwi, icyo bita impanuka, ibintu bigashya. Dushyiraho agashashi ubundi tukapuriza kugira ngo gafateho. Turafata cagi yacu tuyihuze mu buryo bw'amashanyarazi, iyo bita AC. Iriya ni AC tuba dushyizeho. AC alternating current, niwo muriro w'amashanyarazi wacu, ni uko bawita mu mpine, ni AC. Tugiye gushyiraho udutsinga tuzana volte 5, iyo bita DC. DC iba ifite volte 5 hariya, mu gihe AC bigira 240, bitewe n'umuriro ukoresha mu rugo, kuko imiriro iba itandukanye. Hariya turafatira kuri DC, direct current. DC direct circuit ni hafa, nabyibagiwe. Bita direct current. Yes, tugiye gufata kiriya gitanda cyacu tugishyire kugira ngo kitazabuja, tugifatishe hariya, kugira ngo kitazajya kibujabuja kibyinira muri ampuri mo imbere mu gihe iri kuvuga. Turagifatishaho na kore, umekinga sure ko gifashe neza. Urabona ko nifashisha na supaguro kugira ngo gifate neza, kitazateza impanuka. Supaguro iyo gafashe izo, ubwo dusigaranye insinga za DC z'umuriro wa batiri, ziba zifite volte 5, zirajya mu cyimbo cya batiri. Kunyobora, yego. Izo nsinga zindi dufashe z'umukara, izo turi gushyiramo z'umukara, izo zari zirimo turazikuramo kuko zarangiritse. Izo z'umukara ni ziri buzane
amajwi avuye kuri ya headphone yacu. Amajwi araba avuye kuri headphone yacu niho ari bunyure. Yego, kubera ko acamo hariya ampuri nayo ikayayungurura ugahita wumva bivuga cyane, ku buryo na Sonitec ushobora kuyishyiraho rwose headphone ukazajya ukoresha za Sonitec za kera. Ku bazizi washyiraho headphone ubundi ukazajya uhuza ikaba nk'iya Bluetooth ugashyiraho na memory card. Urabikora rwose ugasanga Sonitec ibaye y'iki gihe ya digitale mu gihe yari iri muri analog. Headphone zacu turazishwanyaguza kugira ngo dukuremo igitanda cyayo, niyo cyo turi bukoreshe. Bisaba guheba wangu headphone nose ko n'ubundi ku bintu byo kwambara amakuteri mu muhanda ntago byemewe. Ugasanga abantu bashyizemo ikikuteri nk'iki ari kugenda yumva umuhanda, ibyo ntago bikemewe. Polisi yarabyihanangirije, niho bihera biteza impanuka. Abantu mu cyambare kuteri mugashyiramo amakuteri yombi ku matwi, ibyo ntago byemewe. Niyo mpamvu amakuteri ntago akigezweho. Nimba unambaye Bluetooth cyangwa ekuteri, ambara mu gutwi kumwe, nabwo wambare mu gutwi kuri sanzenike y'uburyo uri kugendaho, y'umuhanda uri kugendamo, kugira ngo imodoka ituruka inyuma cyangwa ituruka imbere yawe wumva amahoni kandi ushyiremo volume nkeya cyane. Yego, turakoresha ekuteri yacu. Amaheadphone n'ubundi ntabwo akigezweho mu muhanda wa kaburimbo, reka. Niyo mpamvu tugiye kuyakoresha muri radio, tujye tuyabyazamo umusaruro muri ubu buryo. Yego, tuyabyaza umusaruro muri ubu buryo, kuko nta kuntu headphone wayambara mu gutwi kumwe, wapi, bisaba kwambara amatwi yose. Ibyo rero tuzabiharira abo mu studio bajye biyambara mu gihe baraba bari gukora indirimbo zabo. Ni ukuri pe. Yaduheta mishaga, yego ni ukuri yadutuye imitwaro, yaduheta mishaga. Asha, nimba ndi gucurangira kuri CD nabyo byancanze. Aziko na memory card ugira ngo ni virusi na CD za kera. Abantu bakoresheje amasede n'amagasete ndabasuhuje cyane. Ndabasoje rwose abantu bakoreshaga amasede n'amagasete, bakazajya banika za gasete. Ako nimba barakoreshaga gasete ukaba utarashaka ufite ikibazo. Nanone hari igihe cyaba ikibazo cyaba kitari icyawe, ntago nakurenganya. Gusa nimba ufite uburyo ukaba utabitekerezaho, tamishaga ndatwebye yadutuye imitwaro. Aha tuba turi guhuza inzira za batiri n'inzira z'amajwi ari bujyane mu imbere kuri cya gitanda. Za ni inzira ebyiri gusa turi bukoreshe. Ni inzira turi bukoreshe za batiri. Ubwo batiri ni za nzira za sharijeri n'inzira z'amajwi. Ubwo ku majwi kuri headphone ufatira kuri mikoro ya headphone. Aha nk'aba ari mikoro ya headphone niho ushyira insinga z'amajwi zijyana ku gitanda, ntibizakujijishe. None aha hari nuza batiri, niho ushyira za nzira za cagi ukazikonekita ahahoze ari batiri. Hamwe ducaginga turahirengagiza, kuko aho ducaginga nta muriro mwinshi uba uhazamo. Nizeye ko mwumvisha ahantu twafatiye kuri batiri, dufatira no kuri mikoro ya headphone. Yego, tugiye gushyiramo memory card yacu. Ni ukuri hariya turaza tubisuzume neza cyane, turebe ko biri gukora. Ndaje mbibumvishe neza, wumve ko biri gukora, kandi ndabizi birakora. Ibyo ni ibintu twakoraga no ku Sonitec ya kera, ugahuza na telefone kandi ugacuranga. Niyo bita tekinike, bisaba gutekereza ukareba
ibikwegera ukabibyazamo umusaruro. Ntabwo tekinike ari kujya mu iduka ukareba iby'abazungu bagukora ukahita akaba ari byo ukoresha. Oya, nawe biteranye havemo ikintu kimwe kizima. Wiyadapute mu kibazo ufite, nibyo bidufasha. Tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro yishize. Tuzaba kuri ya ngoma. Ubwo se ndinde mvuga naho nirwe mavuga. Ibintu bigaragara, tugiye kuvuga radiyo yacu. Tuzaba kuri ya ngoma, nukuri yego barabishize. Tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, tuzaba kuri ya ngoma, imibabaro yishize. Tuzaba kuri ya ngoma. Tugiye guhuza na radiyo katwumva. Nizere ko biri kumvikana neza cyane, byahuye. Reka dufunge radiyo yacu noneho. Nta kibazo, yabona kora subscribe, share, like na comment.